ndashaka speaker nziza nshobora kujya ahantu nko muri ka free zone ahantu ashyiraho mikoro yanjye iyo wanda kuta abantu umuziki bakavuga ati kabisa nubwo yaba yateye n'igenda aje n'ahantu karavuga neza ayo munsi yakigura nzakigura kabisa kuko ndashaka gutangira gukora utuntu duchallenging umujyi man kuriya bisa nyine ukagira sugira na YouTube cyane oyangiye ukuntu bigenda ndaza kubivuga nka audience ndashaka kujya muri studio n'ibyangiye mu fresh ndashaka kuganira no sé man, music iría man, es muy listo. Vale, Caritos. Bazarani como bazajya bashobora soprano biragora kubera umuntu wayo mutoya benshi barazigura bakajya babimbwira